bakunzi ba Select TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana abane namwe n'abatarabisilamu. Ngewe uri ahangaha banyita Gihozo Aisha cyangwa Aisha, umuvandimwe turi kumwe nawe yakivuga. Nanjye nitwa Maid. Tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu Select TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubereka ukuntu mwakwikorera amasedwane muri mu rugo iwanyu. Uburyo bworoshye kandi biryoshye. Umunsi dufite ibinyomoro, imineke, imyembe, pome n'amatunda, hano tukajyana n'isukari n'amazi makeya turi bwongere mu masedwane yacu. Ubu ngubu tukaba tugiye kubategurira amasedwane. Amasedwane yacu turatangira ku mineke. Mbere uyu muneke urabona gute? Imineke ni myiza, irasa neza. Ngewe nkunda umuneke umeze gutya. Tukata nyine. Umuneke wacu murabona ko uhiye neza kandi unaryoshye. Nk'uko mubona tugenda tudukata duto duto. Itunda ryacu turarikorera mu kandi gasorori. Ikinyomoro cyacu nacyo tukaba turi kugitunganya. Buriya rero ngiye mbona masedwane itagira ikinyomoro. Ikinyomoro harimo umuti mwinshi, cyongera amaraso. Umuntu ufite urwara nk'isereri rwose akunze kurya ibinyomoro akarusha akabirya muri masedwane ntacika intege. Buriya ngiye mbona nta nubwo umuntu ashatse yajya arya ibiryo cyane kurusha imbuto, kuko imbuto ni nziza ku buzima bwa buri munsi duhoramo. Sinzi abakunzi ba Select TV uko babyumva, ariko muri comment muzabimbwire kuko imbuto ni nziza pe. Abantu bamwe bavuga ngo imbuto ni iz'abana, ariko imbuto burya si iz'abana, imbuto ni iz'abantu bose. Ikinyomoro cyacu tukaba turakirangije, tugiye kugikorera ahantu hamwe mu gasorori. Niturangiza, hari umuntu wigeze kumbwira ngo ngewe nanyweye ji ya cocktail burya byose biba birangiye, ariko ntekereza ko atari kimwe, kuko iriya ji ya cocktail ntabwo ubizi neza ko yuzuyemo izi mbuto zose ubona aha ngaha tugiye gushyira muri iyi masedwane.
bakunzi ba Select TV, tukaba tugeze ku mwembe. Umwembe ni urubuto rw'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umuntu agiye abishobora yarya umwembe umwe ku munsi, akabasha kwemeza yuko umwembe wamugeze mu mubiri, wamugeze mbese yawuriye ku munsi. So ubu ngubu masedwane yacu tukaba tugiye kuwushyiramo. Turangiza ni surprise, murayibona. Iyi masedwane I can't wait kabisa. Ntabwo ndi kuyibona ukuntu iraba iryoshye. Masedwane iraba iryoshye cyane cyane pe, kandi mu buryo bworoheye buri wese. Nk'uko mubibona, ibumoso bwanjye hari ikinyomoro, amatunda, isukari n'amazi makeya kandi atetse. Aya mazi hari abantu benshi bari kwibaza ngo ese aya mazi ni ay'iki? Isukari yo ku bantu basanzwe bakora masedwane ndizera ko mubizi akamaro kayo. Imyembe yacu tukaba turi kuyisoza. Muri iyi masedwane murabibonye nshyizemo imyembe 3. Hari abantu bashobora kumbwira ese tugiye dukora masedwane ku ngano ingana gute, ku myembe ingahe? Biterwa n'umuryango wawe uko ungana, ariko masedwane, iyi masedwane mwabonye ko nakoresheje imineke 6, amatunda 10 na pome 2 n'imyembe 3. Ibinyomoro byo byari byinshi, byageraga mu 12. Imyembe yacu irarangiye. Tugiye kubukatamo buto buto kugira ngo masedwane yacu igire statique kandi igaragare neza. Igihe waba wagize abashyitsi mu rugo iwawe, si na ngombwa abashyitsi muri wikendi, wategurira umuryango wawe ino masedwane. Iyi masedwane yongera n'ubwenge ku bana batoya nk'ababyeyi. Aho kugira ngo upfunyikire umwana ajyane ibintu bijyanye nk'amaji ku ishuri, ushobora kuba wamukoreye masedwane, ukamukorera akamasedwane. Hari ububogisi nabonye bwaje, umwana wawe akarya neza kandi byoroshye. Bakunzi ba Select TV, murabona yuko masedwane yacu igeze ku musozo. Mwibuka yuko ahangaha twashyizemo pome, umuneke n'umwembe. So
ikigiye gukurikiraho ahangaha tugiye gushyiramo isukari. Ahangaha nk'uko mubibona murabona yuko ari amatunda. Tugiye gushyiramo isukari ibiyiko 2. Impamvu y'isukari rero ni ukubera yuko tugira ngo masedwane yacu ize kuryoha. Aha hari amazi atetse nk'uko muyabona, aya mazi tugiye kuyavanga n'isukari kugira ngo isukari itaza kubamo nyinshi muri masedwane yacu. Urabikoroga kugeza isukari itakiri isukari ahubwo yivanze na ya mazi na za marakuja zacu. Ni marakuja mu kinyarwanda, no mu kindi kinyarwanda abantu baziziho ni amatunda. Murabona ko amatunda yacu yamajije kumera neza. Ubu tugiye kuyasuka muri imbuto zacu mubona hano imbere yanjye. Bismillah. Bakunzi ba selective, murabona ko imbuto zacu ziri buze kuryoha. Masedwane yacu iraryoshye. Nkuko mubona imbere yanjye murabona yuko hari ibinyomoro. Ibi binyomoro nabyo tugiye kubanza tubikore neza. Ibinyomoro nabyo tugiye kubanza tubikore neza kugira ngo bize kugendana na ya masedwane yacu dufite hariya kandi ikase neza. Imbuto kuzikora bisaba isuku bakunzi ba selective, kuko imbuto burya turya mu maresitora hehe ntago muzi uko ziba zakozwe. Ibyiza rero nabashishikariza kuzikorera mu ngo iwanyu kuko ziba zifite isuku ihagije kubuzizeye. Ibinyomoro byacu bimeze neza. Tugiye kubishyira muri izi mbuto mubona ahangaha arizo umuneke, pome, amatunda n'umwembe. Gahunda ikurikiyeho ni ukuvanga za mbuto zacu nk'uko muzibona ahangaha. Bakunzi ba selective, I can't wait. Iyi masedwane iraryoshye, iraryoshye pe. Sinzi ko mwe mubibona. Bakunzi ba selective, murabona ko imbuto zacu zarangiye. Iyi ni masedwane wategurira umugabo wawe, wategurira famiye yawe, kandi ikaryoherwa yariye imbuto zuzuye. Ubu rero natwe tugiye kwiyakira kugira ngo twumve masedwane twakoze uko imeze. Bismillah. Iyo umarije gukora izi mbuto gutya, ku bantu bafite firigo bazishyiramo, ku bantu badafite firigo nabo nta kibazo, ariko imbuto zivanze gutya biraryoha kuzirya zivuye muri firigo. Ku bantu badafite firigo nabo bakazirya zikarangira, kuko iyo ziraye zishobora guta ubuziranenge. Reka twumve uko imbuto zacu twateguye zimeze. Abakunzi ba selective, ntabwo ndi kwivugira ariko biraryoshye, biraryoshye pe.
sinkunda imyembe ariko iyo nyiriye muri Macedoine birandyohera cyane. Ku muntu wese utabasha gukunda ikintu iyo abikoreye mu mbuto zose hamwe akabihuriza hamwe biraryoha kandi abasha no kubimira bikagenda neza. Bakunzi ba selective, hari abantu bibaza ngo ese izi mbuto ubundi zimeze gute? Iyo uriye umuneke ntuwumva? Ndagira ngo mbasubize. Umuneke iyo uriye wakoze gutya Macedoine yacu tubona hano imbere yanjye, ziba zatandukanye impumuro ibiri nziza, ibisa neza, ziba zihumura neza. Umuneke uba ubasha kuwutandukanya kuko wabyitayeho, ariko iyo ubiririye hamwe ntabwo ushobora kubitandukanya kuko biba byahinduye impumuro. Ndagira ngo nshishikarize abantu, cyane cyane ababyeyi bafite abana, mujye mubakorera Macedoine kuko ni nziza. Abantu bakuru namwe muyirye kuko yongera imbaraga kandi igatuma ubuzima bwawe bukomeza kugenda neza. Ndagira ngo mbashimire ku kiganiro cyanjye kiri kugana ku musozo, bashishikariza gukora share, like na subscribe na comment mutazibagiwe. Ngira ngo mutwitege ibindi biri inyuma bizaza bimeze neza cyane. Nakoze kandi